cyakara ngire kwa mutwara simu ndende mbarangura n'agacupa kumva kino cyaka yo hano kirambitana kabisa kira urama security yatinze ndiri mashaka mutwara simu we ye meze gutera manzuzi komera komera cyane imeze gute sawa tu uje nagushakaga ndi kugushaka byihuza manze mbika karo ngori kiskani ndi kugira ngo nyure mu baturage uvuze ifirimbi ubabwira ko dufite message dushaka kubagezaho leta yaduhaye no kano kanyamitenga ndanyivuze watinze ubwo bijyutishe nk'indirimbo y'ijana sawa najya uraribona sawa kangire vuba uraribona utabuke kandi bazazinduke saa 9 saa 9 ihute baturage baturisi we mutwara ndamenyesha yuko ejo saa 9 ari inteko y'abaturage muzi mutwara si bari kubashaka nazagira uzabure cyangwa akeregwe inama mutwara si barabakeneye ejo saa 9 nazagira uzabure cyangwa akeregwe baturage Kirazikere ko makeke. Umvishije ko nari gusakuza ngo baturage. Twikomereze mureke no murugo. Ariko buretse. Umva ko ne bari kuvuga ubugambo wasanga ari cyakerekire gutumije inama. No siyobe ibintu byabarabaraniye gahunda bagoreza inzu mirimo n'agace. Ko suburetse. Ndiko nakabaye twaje reya hose ko bagafunje. Ubwo none zo ngo turajya hehe mwa? No se ushaka dukori. Nazo ngo twapfa kujya kwicara mu nama. Tujya kumva ibyo mu dugudu ya kuririmba. Mu nama agacupa buriya waba wasomye agacupa ukajya mu nama kweli. Anasika nkubwiye. Ijute mwana wa mama. Eba twaje reya utubari koshe. Moze ibintu uvuze bibaho. Ngiye mu nama ari kugenge gufata agacupa. Oya nanasika nkubwiye. Reba kubera habaye imiganda. Twajareye mu tubari twoshe bafunje ngaho tugende hakoreka tugereyo tuye kumva ibyo baravuga tugende sina nabivuze dabisinzi binaje nyuma etarariya akomwe mumaze ngo kuba ako nubundi karo ko abandame bozo hanaka bate twakiyicarira nige ngavana umuhindo ahendoke nzoga hamwe si wagize ngo bitewe n'agacupa umuntu ndaba ari kuvunika mutuze rero tujye ko byatuza baturage bitewe ibisibo y'ubutwari mwaramutse ndi umunyarwanda muzima uhanga igihugu n'abagituye uharanira kwigira no guhesha agaciro bararindagiye ikituteranyije ahangaha nk'umuyobozi w'isibo ndikwira ngo mbahereze ubutumwa netatuye ntabwo coco nakubwiye bavuga ubusa baje kutwiriza turi mu minsi mikuru yari n'ubunani ako ndi kubasaba kugira ngo iyo minsi mikuru mwibuke ko amashuri y'abana aratangira tariki 5 arengeze ngo bagiye kuduhereza agafuna gakawunga ku mwaka kandi umuntu abagiye no kwisomera agacupa nari nakubwiye ngo tujye gusoma agacupa uranze mwateteka kaje ko byatuzanye harimo n'agacupa kamonyombe yongere kuvuga nambara twagwanya mu amafaranga yose mujye muzigama ndahagire uwira ngo amafaranga ngayamarire mu minsi mikuru abana ejo bundi kuri tariki zingahe ni 6 ashano bakereye cyo cyogwa nakubwira kindi abana dukereye mu muhanda tariki ashano bose bagomba kujya kwiga ajya kwiga subundi baba nibo yabwenge ko byabaye ibirindi mabi nuko bamaze ukutiza bamva nabo babyaye ko bati abebe baricaye oya niko bimeze muyobozi twacecetse turi kukumva rata turi kukumva bazerago muntu babwiza gukura aba batagurira abana amakayi nawe karahagurutse inkweto naraguze ibikapu naraguze aba n'abasinzi ababigira
mu nzoga gusa sitanywa y'agacupa wakora iki buno bunabusaba agacupa undi yarangije gutegurira abana ibyo bazajyana ku ishuri ariko muri mubi twarasiba rero aba ngaba ntabwo bazi wicariye uvuze ijambo rizima ijambo rizima rya hehe se ugomba kwicara uteganya ko abana bagomba kujya ku ishuri tariki 5 ndumigwagara zangombwa byose akabavuza ariko ijambo bavuze wayumvishe ijambo siba abo bari kuvuga iki gihe batogoteye uzi ngo mwana mudugudu avuga ibintu bizo mudugudu ari kuvuga ngo abantu ngo bajye kwiga mudugudu yarisi bajye kwiga mudugudu yarisi n'ubwishingizi mutabwibagiwe bwo mu kwivuza niki si mituweli akajya kwiga afite na mituweli n'agacupa mituweli urayisi mituweli si icupa kabya kuva na kera ko tutivuzaga ku matiko niba ari mana mituweli ntitwabagaho mituweli uzi akamaro kayo ibintu byaje by'ubugubu wajya kwifatira agacupa ko nari nakubwiye inako by'umudugudu avugaga ibintu by'ubucucu kutwiriza ahangaha abari ngamwe rero abari ngamwe ntabwo igihugu cyacu kigiye bakeneye dusigaye dukeneye abaturage b'abasirimu bazi gutegura igihe banywa aka gacupa atopa inzoga se kishobora kugukura mu bagabo wowe wayikura mu bucupa ariko nyamara ndakumva bino bintu nibyo bino bintu ngenda ndi kubyumva neza ariko harimo no nesiga nkubwire amwe mwere mwakuyemo iki cyahese ubundi mutwarasiba abana bagomba kujya kugira uti bagomba kujya kunywa inzoga sinabo oya bari ku ishuri tariki 5 niki mutwarasiba singendana na bimwe tariki 5 ni amashuri nandi ngo menyeka niba ari ibintu by'amashuri iyi minsi mikuru itaza amafaranga wayarangaranye cyangwa ukayakiniramo jya makeya uzigamire abana bazajyana ku ishuri tariki 5 kandi na mwana dukeneye iki igihugu cyacu gikeneye abantu bize igihugu gitunze abana batize ijambo bavuze ubu uryumvishe aba yarize ubwo se ngubu muge kwa kekede mutarize uwize niyo aba yarize ndayarangiza yabayobora kuko abaze kwandika no gusoma amara bena beno nebyo pe famubwire mu mwanya wanjye rero abeje turashangira agacupa ariko mwisubiyeho ibi bendo nebyo nyamara kujya mu nama ni byiza reba igihe twanywereye nta n'akantu kazima none sinabana bacu babembwa na ya ngurube yanjye nari narayigurishije kubera agacupa none ndabigenzura ako Theodo ndi kubona mukecuru w'imbande yiwanje ataje mu nama byagego sinzo yagiye kabisa basanga yagiye mu murima hari n'agakarine ko muzamura witabiriye umuganda witabiriye inama ukivivuza bakabaha amafaranga ibyo bigaragaza kuri umuturage w'igihugu utajya mu muganda utajya mu kagoroba k'ababyeyi utajya mu nteko y'abaturage uba umeze nk'umuntu unyereza imisoro y'igihugu ariko ibintu bavuze nibyo wibuke ko bakubwira ko niyo ugiye guhaha bureje ubundi numvishe kuri radiyo bari kuvuga ngo iyo ugiye guhanda usabe biye ubudindije iterambere ry'igihugu nasize ngo none aha hose uri kunyura hameze gutya hazakorwa n'iki n'amafaranga ariko hano duhagaritse kunywa icupa abana bakiga bazaba abantu bakomeye mu myaka izaza n'imihanda yacu igakorwa bari kuduhereza imisoro nesibwa none urwo bihande bigenza gute bahereza imisoro cyangwa muri gutanga imisoro turi gutanga imisoro inzoga ni inzoga ni ukwihangana rigana muraziretse si twewe inzoga kuzireka turaziretse ariko ari ikintu tutarumva neza none yino misoro tuzajya turabahereza izakora iki kuri twewe ntabwo njyewe rero bene biba byananyomeje ujye ibyo bintu byose wagira ndanigwana n'abagabo tubigira bigufi tugakubigira birebire murava ku icupa abana bazajya kwiga njyewe ndayamanitse ni ukuri njyewe icupa ndayiretse reka twumve uyu muturage dufite wita ku bana be icyo dusumba umwana ujya ku ishuri nk'umuntu ubimenyereye bisabwe ni amakaye ni inifomo ni inkweto ni buwate ukishyura amafaranga yo kurya nk'ibisanzwe 1000 ntabwo ari cyinshi ku mwana uri kwiga mu bana mwabyaye nta n'umwana uri hano yakoze ntabwo wicaye ubundi wabaje gukora iki hano hano kuri sibo ndagushimiye utumije papa hinduka ndagushimiye cyane naso ndagushimiye pe nukuri
papa ngiye kujya ku ishuri wowe njye nabyiyemeje mwana wanjye rero numvishije bujya mu kagoroba k'ababyeyi haba harimo ibintu byinshi ntabwo nari nzi ko kujya ari ukukudindiza ni ukuri mudugudu urakoze ni ukuri pe ni ukuri ejo ajya muzatangira ryari uzatangira kuwa mbere tariki 5 tariki 5 mudugudu muruturuturu umwana azagenda uzamusanga iwanjye njye uzagenda cyangwa se nanga kujya ku ishuri uzamujyane ibisabwa urabizi ibikize none ariko ngende n'ubwo umuzigo umeze nk'amasinga ntabwo ko mwami Imana none papa wamereza na sengisa sinibikise none wowe nisenga ndiba nk'ukuraga umusatsi rwose kandi uzongera kumera vuba bazaguharure uzagende ku ishuri nanjye ntabwo nzongera kukugora ewe ijute mwana mama nanjye gacupa ngiye kuba yaretse ngiye kugushumva usubira ku ishuri uri kumva nta kikongeza amahirwe mutwara sibaga mutwara siba njyewe una mwana ewe una mwana nagenda ku ishuri njyewe ndarahiye mubaye umugabo mubaye inyangamugayo ugwagwa uvuyeho ugwagwa sha mudugudu mutwara si ayiwe ugwagwa muruvuyeho ugwagwa turaruretse tugiye kwita ku nshingano z'abagabo abana biga urakoze kwakundi umugore ajya gucinjura wirirwa mu kabari bivuyeho ubuno nozagera nshigikira gakoma inzoga ndamuzongera kose kamera se gwiriwe muyobozi bimeze gute ndikubona muri mu nama tugomba kwitabira inteko y'abaturage nanjye nari natinze bitewe n'akazi madamu yego mugabo mwiza wane ndikubona mwitabiye inama murakomeye ariko turakomeye ino nama yabagendekeye neza cyane ako sikoro wabuze aragiye nari akazi kari kabaye kenshi nawereje y'umudamu ariko nanjye numvishije ifirimbi ariko nari nakerewe bitewe n'iki nakazi nagushakisha nyamama abana baba bajyaga kwiga ahubwo madamu haroye mugabo ureka mbaze uno mudamu wanjye abana babaguriye niforume cyane rwose wa mudamu yarazidoze ne byose papa ndumva abandi bana ndumva kandi niba uzi neza ko uri umubyeyi ufite umutima gukomeye cyangwa se umutima urekura niba uzi ko ufite abana 5 wishurira ibyo kurya kandi ukaba uzi ko ufite umutima wo gufasha abandi basigaye batatu ubwo bushobozi nta kibazo wagishyura ukarenzaho na 2 bizafasha n'abandi anasi mwana kawanyemye ikiyade kukenyegesha inkekera agashoro ngo zakanyigisha narashize icara tumanze twumvira izina ry'Imana nawe muzehe kandi kubona umaze gusaza kandi ngo ukiri umusore si izo nzoga zawe anasese wanyeze arega inzoga na ewe jute mwana wa rega izo nzoga nazivuyemo ariko none akankubwira abahanze kumiga ifundikero ubu ngubu wenda bagiye gutekanira kuwa gatanu kuwa mbere niki kuwa mbere si nibiki kuwa mbere ni ishuri tuzajya ku ishuri abana bose ku ishuri nta mwana dukeneye mu muhanda bose bagomba kujya kwirute bose bagomba kujya kwiga kwiga bose igihugu gitunze abize ariko nibyo ndakuno afite n'isuku ry'abahoze nagara amafunja kana mwana wawe n'amafunja tugikeneye akuzi muyobo ku rugo rw'uyu muhungu iyo ugezeyo usanga ubwana bwe n'ingubu meke usangaga businzi ukuntu bumeze bwagwaye amavunja kandi wasanga bajya n'ingituzuye indyo yuzuye sayiryaga cyane muyobozi mbaherezaga indyo yuzuye buno ngiye kujya ndayibahereza indyo yuzuye nabahaga byabaga ari ibijumba n'ibishimbo umwana nose gwa ruhinja gwavutse ejo bundi ruri kwiga kujya sibyo nduhaga nawe ndetse indyo yuzuye igizwe n'iki n'amoko 3 si ibijumba si n'ibishimbo ni ibirinda indwara n'ibitera imbaraga ibyubaka iki umubiri ibyo nari mbisobanukiwe muyobozi none papa mu rugo urabitekaga bikomoka ku matungo nosi muyobozi n'amagi umuntu yagahereza abana n'amagi ayiwe ukundi inkoko zanjye nirirwaga ndi kugurisha amagi we abana banjye bayakeneye reka nkubwire dusoza iki dusoza inama uzongera gusibira inteko oya nzajya ndazizamo nzojya ndaza kare nzinduke mutwarasibo njyewe uzabe n'akazi njyewe ngeze ndizinduka kare uri n'umusaza wakagombye kuba utuyoboye akinzago
Wagangura akaziza. Ariko niwe watugumuyeho kugira ngo hagire ute nuko ino sibo yacu igizwe n'abaturage beza tukaba dufite n'igihugu cyiza cyubatse ubudahangarwa bwo kugira ngo abaturage bajye bagira ute uradutekerereza cyane muze buriya kumvira abayobozi inama izakurikiraho muzayitabira inama manje kubashimira mwese uko mwitabiriye nawe ndagushimira turenze umutandaza girute ndazayiburemo dore n'abana duhuriye aha tukaganira abana baba bidufasha kumenya iby'igihugu bitutekereza kigaragaza igihugu cyateye imbere n'abana basigaye barumva ko inama iraba bakaza mo twatashe ariko muzika abana kuhambera kujya ku ishuri ku ishuri wa mbere ubwo rero nahejo twagombaga kumugurira matematika yewe uno mwana ngiye kujya kumugurira ibyo bikoresho byose tariki 5 ku ishuri nakakanuze kakabucu zakagurishe yewe tugende tugende matematikari mwese murasigaye nabisa tubivane ndagupfura ariko se papa nawe